noneho iyo misozi twajyaga tujya Kanyarira, twajyaga tujya mu Mashyuza, twajyaga tujya ahantu bita muri Murya, ibaze kuva inaha i Kigali ukajya muri Murya Icyangugu, ukajya mu Mashyuza, ukajya ahantu mu Rutare, sindi kurwibuka neza ko ruri mu Bugarama, ngo muri Sinayi. Umugore twasenganaga ngo muri groupe nawe yari umuhanuzi, aza gufata reba kano gacupa gato k'amazi k'Inyange, arambwira ngo Imana iramubwiye ngo agashyiremo inusu y'umunyu, uyu nguyu ufunze mu gashashi, hanyuma ngo avange n'amazi, ibyo bintu ngo mbinywe, ngo nibwo ngo nzabona urubyaro. Rero kuri uwo wa kane nashinguye ibirenge mu rugo, ahari abajura bari bafite gahunda yo kunyiba, nabo barancunga kuko nta munsi nagiraga wo kuba mu rugo. Nagiraga umunsi umwe wo kuwa mbere nabwo rimwe na rimwe, ubundi nabaga nagiye ngo nagiye gushaka Imana mu by'ukuri. Ndangije mvuye mu rugo, abajura baraza bacurugi, baratwimura nk'uko nyine waba uri kwimuka iwawe. Nahanuriye umukobwa ubukwe muha n'itariki n'ukwezi, arangije arabibura. Arangije rero kuko nacuruzaga imbuto kwa Mutangana, biba Rwaserera, akageza nyine akambwira nabi ngo abantu ngo mwita ngo murasenga mudasenga, nyine ndavuga nti Imana rero kwibanga ryanjye nawe ibintu ukuntu wanabimpaye simbizi, nta n'uwo nshinzwe kubimenya, n'ubu nanjye sinzongera kubivuga, nushaka uzanyice. aho twagiye kureba abavandimwe cyangwa se gusura bene data bashaka kuduha ubuhamya bwiza cyangwa kuduha ubuhamya. Bamwe mu bantu bakijijwe cyangwa bakiriye Umwami n'Umukiza, bantu batagikora ijuru cyangwa batagikora imirimo myiza kugira ngo bazabone ijuru, ahubwo bafite ibyiringiro bakora kuri Yesu Kristo, kwizera kuri Yesu Kristo bapfiriye Umwami n'Umukiza. Tukaba turi kumwe na mwene data wahoze ari n'umuhanuzi. Yego. Wahoze ari umuhanuzi. Uyu munsi yifurije kugira ngo atuganirize cyangwa se aduhe ubuhamya cyangwa tubwire inzira bamwe bajya bita ngo ni y'umusaraba, inzira yaba yaranyuzemo ikomeye, ariko akaza kugira umugisha agahura na Yesu. Ni karibu, watangira tubwira amazina yawe. Murakoze. Yego. Amazina nitwa Kubwimana Beatrice, ndi umugore, mfite umugabo. Ayo ni amazina y'ababyeyi, ariko ubundi ndi umutagatifu. Amina. Ndi umuziranenge, ndi umuntu utagawa mu maso y'Imana, ndetse sinzigera nanagawa kubw'icyo Kristo yankoreye. Amina. Mbishimiye Imana rero, ntarakomeza kuvuga uko nabaye umutagatifu, kamvuge urugendo nanyuzemo mbere yuko namenya uwo ndiwe. Nabayeho mvukira mu idini ry'Abadiventiste, umunsi wa 7, kuko mu bihande no mu mitwe hose mwabaga murimo. Kubera ko iwacu nyine ni ryo torero babamo ndivukiramo. Noneho rero negeye hejuru maze kubatizwa, mbona ukuntu bari gusenga, ukuntu bakizwa, mbona ntago bizatuma ngera mu ijuru, kuko nabonaga imirimo. Nimba umuntu avuga ngo ni umukuru w'itorero, afite ibihanda ahagarariye, ariko ku mugoroba akibeta avuye nko gutangira isabato, akajya kunywa ngo umusembeba. Hari imitobe bitaga ngo umusembeba. Ubwo ni inzoga. Ni inzoga. Nkabona birangoye, nyine nkavuga ari kusemana. Ngeraho ubwo nyine niko nari ndi kugenda nkura, nza kugera ubwo nza mu mujyi wa Kigali. Nje mu mujyi wa Kigali ndavuga nti okay, ubu ngubu kuba ntakiri mu rugo ntago wazankiraho amategeko yo kuvuga ngo sinasenze isabato, reka nanjye noneho njyaho numva nshaka hazatuma nkizwa. Ndaza njya mu itorero ryitwa ngo Intama za Yesu, ni church. Ndibamo nsenga amasengesho menshi, ndi urubyiruko. Najyaga nsenga amasengesho nkiri umukobwa y'iminsi 7, ntarya ntanywa, ngo ndi gushaka imbaraga
imbaraga z'iki ngo imbaraga ngo z'Imana nyine zo kuyikorera mbese bingeza kuri ariko ibyo bintu nkabyizera muri njyewe nkumva ko nyine niyo nagenda mu muhanda n'imodoka ikankubita naba ngiye mu ijuru nkumva nyine ko mba ndi gukorera Imana ariko mu by'ukuri ubu nibwo mba menya neza ko ntari ndi kuyikorera maze kuba muri iryo torero mba umuririmbyi nkajya njya imbere nkafata mikorofone nkabyina nyine urabona mu macaci haba hari umuziki usobanutse ariko nareba nk'abantu turi gukorana uwo murimo w'Imana turirimbana nakuze nanga abantu bambara amapantaro n'amamini n'abakobwa yego naho ibyo bintu rero nareba ukuntu turi kuririmbana bambaye ibyo bintu nkavuga ni Imana ibyo nanze mu badive nibyo nanone bigiye kumbaho nkabona ntibakijijwe ariko ndagumya nyine ndihangana ndavuga nti basi nzajya ngerageza nyine nitwararike njyewe kuko numvaga nyine ubugingo ngari gatozi ku muntu nzakora uko nshoye nkajya nitwararika ariko nubundi bigeraho mbona birananiye mbona ntago rwose nazabona ijuru ndi gusengana n'abo bantu kuko nje numvaga ko nkiranuka nyine nshingiye kuri ayo masengesho yanjye nshingiye ku bintu mfite nyine numva ko nje nkiranuka ariko mu by'ukuri ntago nakiranukaga no mbonye rero ibyo bintu byazatuma ntajya mu ijuru kubana n'abantu bameze gutya ndavuga ni oya idini nza kubana n'umumama mu gipangu ari umwadeperi aza kumbwira ukuntu boho ngo ari idini y'umwuka mbese hari idini ifite ibintu iziririza Imana yemera bavugana n'Imana kandi amapantaro ntimuzayambara kandi ho ntago amapantaro nta mini nzambara ndavuga ni okay no nareba n'ukuntu bambara nkabona koko ni byiza n'abantu nyine b'Imana 100% kuko bakiranuka ndavuga ntoke nubu ngiye kubajyamo noneho ubwo ho bavugana n'Imana uko mwicaci nubwo twasengaga gutyo hari igihe nk'umushumba wacu yavugaga nk'ibintu by'indi mu kuntu hako ntabe yaguhanurira ngo umwuka wera nyine ubone ariko aho ngambwe ukuntu nyine avugana n'Imana ambwira ibitangaza ko Imana ibaha amasezerano ikabasezeranya ibintu byiza kandi ikabisohoza ndavuga nti okay noneho bitabikubitaho n'amarangamutima yanjye mfite yuko nanga abantu b'ababyeyi bambara amapantaro n'amamini ndavuga nti hari aho nzahashobora nagiye ninjiye mu bintu bya deperi ngiye mu bintu by'ibyumba noneho rero nimba ari ahantu noneho nageze noneho nsanga ahubwo kibura na babandi babyambaraga bikagaragara ubo noneho bo babikwerekaga ariko buriya hari ukuntu bajya bavuga ngo ushobora kwiyorosa uruhu rw'intama kandi imbere urisega iryana noneho nsanga imyambarire gupfuka amatwi kwabo kwambara ibigeze ku birenge kwabo atari ko ahubwo gukiranuka ugasanga umuntu nimba avuga ngo ni umuhanuzi ari kuvuga mu ndimi ngo Imana iramubwiye yarangiza akajya gusambana ngo ngiye ngo mfitaho nzaturira nihererane n'Imana yanjye ngo imbabazi zayo ngo iyo nsambanye zimvaho gato ngariko iyo ngiye nkayegera ngirambabarira ibyo bintu birangusha noneho birambangamira tukajya tujya mu misozi itandukanye noneho nza kugera igihe nanjye nuzura ya myuka noneho bira bintu abavandimwe nyine ko utaragerayo banza umbwire nk'iyo imisozi mwajyagayo mugiye gukora iki imisozi kubera ko natinze kubyara cyane nicyo cyatumaga njya no mu misozi ariko nanone bagiye gusaba umwana ego ariko nanone nkumva nkunze Imana cyane izampa ubugingo noneho iyo misozi twajyaga tujya Kanyarira twajyaga tujya mu Mashyuza twajyaga tujya ahantu bita muri Murya ibaze kuva inaha i Kigali ukajya muri Murya Icyangugu ukajya mu Mashyuza ukajya ahantu mu Rutare sindi kurwibuka neza ko ruri mu Bugarama ngo muri Sinayi noneho rero aho hantu hose nahajyaga ngewe mfite icyifuzo cy'umwana n'icy'ubugingo ariko nkumva ubugingo nibwo nkiza imbere cyane nkavuga ni Imana utampaye ubugingo naba nararuhiye iki ariko ngo nijye mwikoreraga amabuye cyangwa mukaheka ngo uhetse umwana
hari n'igihe cyegeze kugeraho nyine ubu nibwo mbitekerezaho ibintu nakoze. Umugore twasenganaga ngo muri groupe nawe yari umuhanuzi, aza gufata reba kano gacupa gato k'amazi k'Inyange, arambwira ngo Imana iramubwiye ngo agashyiremo inusu y'umunyu, uyu nguyu ufunze mu gashashi, hanyuma ngo avange n'amazi, ibyo bintu ngo mbinywe ngo nibwo ngo nzabona urubyaro. Twagiye ku musozi w'ahantu itigorogota, ibyo bintu n'ukuri numvaga nyine mbyizera, numvaga ikintu Imana ivuze ari icyanyacyo nyine. Ndangije ndavuga nisha none wabibwiriye ku musozi witwa Gorigota. Gorigota. Noneho rero nahana Imana, noneho ndabyaye tu. Uwo munyu ntago nitaye ko wananyica, nta nubwo natekereje ko hari n'izindi ngaruka wenda nahura nazo. Yarawukoze arawuca gusa, ndagenda duterera umusozi, hari hanafunze icyo gihe bikomeye, ariko kubwo kwizera by'amafuti twari dufite nyine twumvaga ko nta wadufata. Turazamuka turagenda, nkora ibyo akora, ngari gusenga, umunyu ndawunywa ariko ntakubeshye. Inusu y'umunyu nari mpasize ubuzima. Reba inusu y'umunyu mu gacupa gataka ngaka k'amazi y'Inyange. Warayinyweye urayimara? Narayinyweye ndayimara, mpita nzengera, ndamanuka, ndaruka nenda gupfa, arandindira. Nongera Uganda avuga ariko Mana, ubundi ubona konze kugira imbaraga, nta kuntu wankiza nimba ari nibyo bakoze utagombye kunyica gutya. Ariko hagati aho uko nindi kuzengera gutyo, yahise afata ikintu arakimpekesha ngo ni umwana nkwiye kuri uwo musozi, ngo igihe nazengurukiye umusozi kirahagije, ngo Imana ishyizeho iherezo. Arakimekesha uko nagenda ngwa mu bihuru gutyo, kubwo n'uwo munyu urabyumva, inusu y'umunyu ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo ngenda nkingwana nacyanga umwana wanjye atashijuka, gasanga musize mu nzira. Ariko Imana ishimwe bavandimwe kuba yaratwimenyekanyishije. Icyo kintu wakigejeje hese? Nakigejeje mu rugo. None rero arambwira ngo Imana yambwiye ngo ugende ujye ukiryamisha mu ruhande rw'umwana aryamamo. Nanjye koko ndabyizera, ndataha ngera mu gitanda rwose ndacyururutse, kuko cyari ikintu cy'icyenda nyine yafashe akikora nk'umwana nka bino by'abana. Arangije arakimekeje rwose, nawe ndanezerwa, navuga ni Imana ndabyaye noneho. Amasezerano arasohoye. Noneho ndagenda ngera mu rugo, nta n'umuntu neyeze nsuhuza, kuko numvaga mfite n'imbaraga nkeya nuko kuzengera kose. N'umwana wawe? N'umwana wanjye, nta n'isoni nari mfite z'uko abantu bambona, kandi Imana yavuze. Ndangije ndagiye mu gitanda rwose, umutware wanjye yari atarataha, nkiryamishije mu mwanya wawe umwana yakaryamye. Atashye nsanga naryamishije, ese none wasaze. Ni ibiki numvugira umwana, Imana yambwiye ko ishyizeho iherezo, ntujye usenga kuko namushinjaga ko anywa inzoga, wari umunyabyaha nyine Imana itamuzi. Nanga ni wowe ntujye usenga, ntago uzaho mvuganira n'Imana, noneho yashyizeho iherezo. Ariko hagati aho kugira ngo ibyo bigende gutyo, nari maze amasengesho y'ukwezi ndi kuyasenga. Ubwo ngo icyo nicyo kintu Imana yari impimbye, ngo igihe nazengurukiye ubutayu ngo kirarangiye. Ariko mu by'ukuri nta nubwo cyarangiye, kuko nyine ni ikinyoma. N'ubundi byarangiye bikomeye. Ndamubaza ntariko seka mubaze ko wambwiye ko Imana ishyizeho iherezo, ukamekesha umwana ibyo wambwiye byose ko nabikoze, ni kubera iki umwana ntamubona? Ngo ubwo nyine ngo ubwo wasanga ngo hararangaye, ngo ibyo nakubwiye ngo ntiwabikora neza. Naga ntinarangaye, sinasambanye, sinaroze, sinagize. Ni iki cyandangaje gituma Imana ivuga ibintu idashoboye gukora? Cyangwa se ntago yari izi yuko nzarangara kugira ngo ivuge ngo ishyizeho iherezo ntabyo ishyizeho? Rero ibyo bintu nyine nabyo bigomba kumbera urujijo, ariko kubera ko numvaga muri njyewe nshaka Imana, noneho bigeraho ngarutseho gatoya nanjye kubera gusengana n'abo bantu cyane, ibyo bintu by'iyo myuka biza kumfata. No twayaga dusenga bakambwira ngo
ngo kuki ngo urusinga ruza nturufate. Hano hari ukuntu muba muri gusenga nyine icyuya cyakurenze ukajya wumva ari ukuntu wumva ni nk'utuntu turi kugufata ukajya ni nk'amashanyarazi agufashe. Noneho imbanza kujya mbitinya cyane kuko nabona ukuntu bibazunguza bibatigisa, banza kujya mbitinya cyane bati bira bintu bira nibizanyica no kuntu ngana bira ntago bizanyica. Noneho rero abavandimwe benshi nyine bazabyumva bizabatungura kuko ntago nakundaga kuvuga ko negeze mba umuhanuzi, kuko impamvu nangaga kubivuga mba muri iyo groupe kuri Yanza nahanuye ibintu ntibyaba. Noneho bitawe ndavuga nti Imana gute ubundi umbwira ngo mvuge ikintu cyarangiza ntikibe, ariko kwigarukamo mvuge gutyo ngo kuki imbwira ikintu nkakivuga ntikibe. Nahanuriye umukobwa ubukwe muha n'itariki n'ukwezi, arangije arabibura. Arangije rero kuko nacuruzaga imbuto kwa Mutangana biba Rwaserera, akageza nyine akambwira nabi ngo abantu ngo mwita ngo murasenga mudasenga nyine. Ndavuga nti Imana rero kwibanga ryanjye nawe ibintu kuntu wanabimpaye simbizi nta nuko nshinzwe kubimenya, nubu nanjye sinzongera kubivuga nushaka uzanyice. Ikigaragaza ko ari ibintu abantu bishiramo nukuri kuva muri icyo gihe ntago byegeze bingarukaho, kuko nyine navuze ngo sinzongera kubivuga. Nimba ushobora kumbwira ibintu ntubisohoze ngiye nkabikibazo mu bantu, ntago ngiye nzongera kubivuga. Kandi koko ibyo bintu ntago byigeze byongera kungaruka. Nahise mbihagarika. Noneho ariko kubera ko nyine nari ntaramenya ukuri, ndavuga nti nzahe nsenga bisanzwe bampanurire nta kibazo, nge nibiza nzaza ncejeka ntabyo nzavuga, ariko nge ntago nzongera kuzajya nirwa mbeshya wowe umbwira ibintu mbivuge nurangiza kubikora ahubwo nge mbi kibazo mu bantu. Tugese wari wabyumvishe cyangwa wari ubibonye wari ubisomye byari bigenze gute? Ni ibintu nyine ntiwabona n'ukuntu bisobanura, kubera yuko ni ibintu biza bikagutigisa. Kuriya umuntu avuga indimi uzi kubivuga nk'umuntu uri kumva nyine ari ibintu biza ukanisobanurira. Kuri abo uvuga wenda ngo tuterevo ngo shayini gome ukavuga ngo nimwumve uko Uwiteka Imana ivuze ngo zenevo. Noneho uko ugenda ubivuga noneho unabyishakamo nyine ngo n'abantu babone yuko uri umuhanuzi uvugana n'Imana, bigenda biza byinshi byisuka ukaba utamenya iyo biri kuva. Noneho rero kwa nazambaraga nica kikakurenga baturana umukozi w'Imana kabisa ari kumwe n'Imana, ariko abantu nukuri bajya bashakira ibyubahiro ahantu bitari bira bintu nta kiza cyabyo n'ubundi. Kuko urumva ko naho nagarutse nyuma tugasengana n'amagroupe twagiye dusengana bagiye bashaka ngo nuzure umwuka wera ngo Imana, noneho bakambwa ngo ko Imana ngitweretse ngo hari umuhanuzi ngo kubera iki ngo wabiretse. Navuga nti nge ntago ndi umuhanuzi, nkanga ko bagumya kunkiraho puresha kubera cya kintu wakoze cyambere. Ego cyambere nkanga ko bagumya kunkiraho puresha ngo kuki ngo Imana ngo yaguha rusinga rwo mandiko ngo nturufata, ngo yaguha rusinga rwo guhanura ngo nturufata. Ni kubera iki udahanura? Navuga nti ngewe rwose reka ibyo bintu nta nibyo numva nyine, kuko numvaga muri nge cyarankomerekeje kubwo mukobwa nabwiye ubukwe ntibwaba. Noneho ariko bitavuze ngo hari n'ababivuga bikaba kuko Satani arareba akabasha kuvuga ikintu kizakuba hejo kandi nyamara atari Imana ikivuze. Rero abantu ntibakajye babyizereramo cyane, bumve ko ngo kuko batigise bakahanura ngo wumve Imana iguhaye iki ejo kikanaba bavuge ngo ni Imana koko igikoze. Cyane ko niyo cyaba nk'ubashobora kubwira umukobwa tuvuge yaramaze nk'igihe kirekire ashaka umugabo, noneho rero bagatangira kuguhanurira ufite imyaka nka 21 ukazarenda ugera mu myaka 30 bakiguhanurira umugabo. Ese koko nimba ari Imana ibisohoza kuki bidahera kuri iyo 21 batangiye baguhanurira hanyuma ngo bihite biba? Ariko kubera ko nyine Satani abasha kureba n'ikintu Imana izagukorera mu gihe kizaza, bigatuma babyizereramo, ahubwo cya kintu kikaba mu gihe Imana yagipanze no mu gihe Imana yakigeneye atari uko wa muhanuzi yagihanuye. Rero ngewe ikintu navuga wenda
nukuri narabeshye ndoha abantu benshi cyane. Ibyo by'ubuhanuzi nabivuyemo gutyo, ndangije ninjira sasa rero mu kintu cyo kuririmba. Nabaye dirijante wa korali yitwa Jyana Umucyo, ari ryo dini nanasoreje mvuye muri ADPR. Yego mba dirijante ngo itorero ryari Soke ngo imara inyota. Noneho aho hantu ho narahageze ndavuga nti mva rero w'Amana we, noneho ahangaha niho ngiye kugushakira nintakubona ubwo ntago zaburiho. Bitewe n'ukuntu nizeraga uwo mubyeyi, nabonaga nyine koko nawe avuga ibyo bintu, avuga indimi, mbona kuko Imana imukoreramo pe. Ndagenda ndamukunda, ndagenda mwimariramo, ndavuga nta nintahakubonera ubwo nta handi basuzaburi, nta nahandi nzagushakira. Urukumva nzengurutse mu madini angahe abaye 4 ndi gushaka Imana, ariko numvaga aho ngaho none hariho nzaturiza. Mbaye dirijante wa korali nkaririmba, cyokora cyo narariri Satani yari yarampaye impano yitwa kuririmba, kuko ntago navuga ko ari Imana yimaye, kuko nararirimbaga ngo urusinga rw'amandiko rukamanuka, abantu ibyo bikabarenga bakabona Imana, abahanura baganura, kuko ubwo naririmbye. Ariko naje gusanga ibintu byose nari ndimo byari ubuyobe. Kugira ngo rero menye ko ari ubuyobe, nano natangiriye kunanirwa cyane, ndavuga ni Imana, ijuru ndi gukorera ko mbona ntazaribona. Kuko nimba ndi gusenga amasengesho y'ukwezi, nkaza nkasanga wenda, kuko umutware wanje we yinyweraga inzoga, nkasanga yakoze nk'ameza n'abantu nka 20 bari kunywa inzoga, byarancumuzaga. Noneho amavuta nkabanda yamenye, ijuru nkabanda ribuze. Nkavuga ariko se Mana, ubu maze iminsi 30 ndi gusenga, none n'iki kintu mpenge. Nkabona nyine ijuru ndaribuze. Nareba ukuntu Imana yahereye, nimba maze imyaka 8 narabyara kandi naravuganaga n'Imana imbwira ngo irirahire, noneho ikizeho iherezo iki gihe iki n'iki kikarenga. Urukumva nyine hari igihe ugera ukarambirwa. Nagezeho ndavuga nti mva w'Amana we, ibintu byo kuzajya wirirwa unshyeshyenga, ibintu byo kuzajya wirirwa umbeshya, ibintu utabishoboye, nje sinzakuvaho. Wasi ndakubohoye ibintu byo kumbwira ngo mpaye umwana, uzabyihorere ko nge sinzakuvaho, basuzampa ubugingo nsigarire kuri iki. Ako nkageraho nkashidikana base wanyimye umwana ari ibintu bishoboka mu isi, ubu bugingo bwo unzagira cyizere cye kuzabumva. Ariko nyine Imana ntago ariyo twasengaga, kuko by'ukuri nagezeho ntangira kujya noneho numva naniwe, ndavuga ni Imana, kuko niki gituma umbeshya ko bagiye banandangira n'ahantu njya kwivuza ngo ndebe ko nabyara barandoze, nkabyanga ngo sinzakubangikanya. Wowe ukambwira ko wirahiriye igihe nazengurukiye ubutayu kihagije, none niki gituma ugumye unagangaza? Niki ntakora ko nitwararika koko nsinkora ibyaha? Niki gituma utankorera ibyo nshaka? Noneho rero finali buriya isaha y'umuntu yo gukizwa iyo yageze koko byanyabyo, Imana yoho nyine ibi yifite mu biganza. Noneho nza kujya ngo mu murimo wayo, ariko wa 4 sinzabyibagirwa. Nirirwayo nagendaga, kuko nari n'umwinginzi muri groupe. Urumva nyine umuntu wari na dirijante wa korali, nari mfite imirimo myinshi, nagombaga kuzinduka mbere yuko abandi bakristo basanzwe baza. Byasabaga ko tuba twabanje gusengera iteraniro. Noneho rero ngenda ari mu gitondo nka saa 9 ngiye mu murimo w'Imana. Ndangije rero kuri uwo wa 4 nashinguye ibirenge mu rugo, ahari abajura bari bafite gahunda yo kunyiba, nabo barancungaga, kuko nta munsi nagiraga wo kuba mu rugo. Nagiraga umunsi umwe wo kuwa mbere, nabwo rimwe na rimwe, ubundi nabaga nagiye ngo nagiye gushaka Imana mu by'ukuri. Ndangije mvuye mu rugo, abajura baraza bacurugi, baratwimura nk'uko nyine waba uri kwimuka iwawe. Noneho ntashye nimugoroba ngumvuye mu murimo w'Imana. Ubwo nyine ngo nasengeraga n'abantu bandika amandiko ngo ndi kubingingira kugira ngo Satani ngitabavangira. Ngera mu rugo bwije nka saa 9 ngo mvuye mu murimo w'Imana. Ngeze mu rugo nsanga urugi baruciye, batwimuye,
nta kintu na kimwe gihari. kandi umugabo yabaga yagiye mu kazi. Umugabo wanjye yabaga yagiye mu kazi. Noneho mbanza kuvuga ese umugabo wanjye yaba yimutse atambwiye ko se yakimuka gute ko nzi ko ibintu niyo turi bwimuke ntago ari bubijyamo ninjye mba mbirimo. Noneho rero nyine hari ukuntu iyo unguhiriye mu nzu ntadapfunda imitwe ndangije ndamuhamagara ariko si sheri hano ko ntashye ngasanga ndeba twimutse ni wowe waba wimutse byayenze gute. Arambwa ati narakubwiye akaguru kawe ukuntu uri kumbaza ibyo bintu uziko navuye mu rugo mbere yawe gute uri kumbaza ngo ntimutse. Ati iryo senga rya sinakubwiye ko niyo uri mu rugo iwawe wasenga Imana ikakumva. Mana we ndavuga nti ku Mana ubu rutareki kuko natekereje rira jambo Imana yavuze ngo Yesu ni we buye rizima ryanzwe n'abubatsi kandi ngo ku Mana ryaratoranijwe. Ariko ubu nyine nibwo mba numva neza noneho ko ari we buye koko rikomeza imfuruka. Aho ubundi bwo mbere najyaga nubaka nyine mfasheho. Najyaga nubaka mfasheho kuko urabona nimba inzu idafite fondasiyo nta kintu imaze. Nge nashakaga rero kubaka mfasheho niyo mpamvu byanangoraga. Sinemera ibuye nyine koko rikomeza imfuruka kugira ngo abari ryo rigira gute rikomeza nyine inzu yanjye. Rero ibyo bintu bamaze kubona ukuntu batwimuye nashye birambabaza. Umujinya nagize uwo munsi aha rubanzana n'ikindi gihe negeze kuwugira kubera yuko nahise mvuga ntumva rero wa Mana we icyambere nje nagusenze ndi gukiranuka umbeshya ibintu kenshi umbwira umwana nicyo kintu numvaga nyine cyambere cyanyemeza ko nubwo bugingo izabuma umbwira umwana ntago wegeze umumpa none nje mu murimo wawe ngo nje kugukorera uba bajura baje bacurugi ku manywa y'ihangu barinda banyimura barapakira baragenda. Wari wagiye muri Amerika wari uri muri Kongo wari wahungiye he kugira ngo nje kugukorera nibarangiza bankorera ibintu nk'ibi ngibi. Mpita mvuga ngo uhereye none ukageza iteka ryose ntago nzongera kuvuga ngo ngiye mu murimo wawe kuko nubundi ntacyo ushoboye. Nimba ngiye kwambara ubusa nagiye mu murimo wawe ubwo nyine n'ibindi byose ntabyo ushoboye kuko iyo uza kuba ushoboye wari kubasha kubarinda ntibahagere ngo banyangirize. Rero mbaho ngaho ariko hashimwe Imana yuko nyine isaha yayo yo kugira ngo nkizwe mve muri ibyo byaha kuko Satani naramukoreye pe nshishikaye kuko nimba narafataga amafaranga yanjye nkajya nkajya kanyarira nkayiterera nihuta cyane umva ko Satani namukoreye nshishikaye kandi nyamara nge nzi ko ndi gukorera Imana kandi ari uburozi ndi gutanga nkabwira abantu ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara nge naratabawe. Igihe nazengurukiye hari nk'abantu bambazaga ati kuse mugeni kusenga tubona no mu buzima busanzwe nari birya na mico mibugira nicyo gituma Imana nyine itaguha umwana. Ariko icyatumaga itamuma numvaga kari ibyirato nzajya nguma ngenda mvuga mu bantu mvuga ko Imana yankoreye igitangaza nkabona Imana n'umuma nkuko Hana yagiye mu rusengero akagushima nanjye nzagushima nzazenguruka ahantu hose mvuga imirimo n'ibitangaza byawe. Ariko impamvu nayo itabikoze nuko atari imirimo n'ibitangaza nyine byayo kuko Imana ntago ibintu kuko abantu tujye dufata Imana nk'iciriritse. Imana ukayitegera ku nzu katiripurari zigahirika Imana tukayitegera ku bitenge ku bintu bidafite umumaro. Ariko nyine hashimwe yuko nungumba numva bishimira Imana kuba itaremeye ko icyo gihe biba kuko iyo biba numvaga nyine ari amashimwe hari ikintu nzavuga ngo nzashima Imana ngo yankoreye. Ariko hashimwe Imana yuko nyine itemeye kubikora icyo gihe nkiri gukorera Satani.